Umwana muto cyane yahoraga yicaye iruhande rw'isoko asabiriza. Abantu bamucagaho ari benshi ariko ntihagire n'umwe ugira icyo amumarira. Abantu bagendaga bavuga bati uyu ni umusazi, abandi bati iri ni ibandi, abandi bati utu ni twa twana tw'utugegera twirirwa ku muhanda twananiranywe n'iwabo. Uwo mwana izuba ryarasaga, mu gitondo yageze ku iseta yicaye ari gusabiriza, rikarinda rimurengeraho nta muntu n'umwe umweretse urukundo. Uwo mwana imvura yagwaga ari nyinshi ikamunyagira kuko nta hantu na hamwe yabashaga kujya kugama. Aho yirukaga agiye kugama hose baramwirukankanaga bakamubwira ati genda wowe uri igisambo utabuje kutwiba. Uwo mwana yari ateye impuhwe pe, uwo mwana yari ateye agahinda kenshi. Yari umwana muto wirirwaga yicaye ku muhanda ariko ntihagire umuntu n'umwe umwereka yuko akeneye urukundo rwa kibyeyi. Umunsi umwe uwo mwana yari yicaye ku muhanda ari gusabiriza nk'ibisanzwe, nuko abantu benshi bamwuzuraho cyane bavuga ko baribye, bati nta wundi muntu waba watwibye uretse wowe wa mwana we, ni wowe wazengereje iri soko, ni wowe wazengereje aka gace, ntabwo tujya twizera kuba wicaye hano uri gusaba gusa. Bamwuzuyeho baramukubita, batangira kumukubita abandi bamutera amabuye bamucira urubanza ngo yabibye, nyamara yari umwana muto cyane utari no kubasha kubiba. Muri ako kanya bimwe bavuga ngo Imana irebera imbwa ntigihumbya, haturutse ababyeyi beza, umugabo ndetse n'umugore we baje basanganira aho ngaho bari bari kumukubitira. Nuko bahageze batungurwa no kubona ari umwana muto cyane bari gukubita. Nuko umugabo arabaza ati mbese uyu mwana arazira iki? Umugore nawe yungamo ati uyu muziranenge muramuziza iki? Nuko bose bavugira hamwe icyarimwe hejuru bati uyu mwana ni ibandi, uyu mwana ni umujura, uyu mwana ni igisambo. Abandi bati uyu mwana ntagira ababyeyi, ni imfubyi. Abandi bati kuba ari imfubyi ariko ntibivuze ngo yigire kagarara kuri uyu muhanda, yigize igisambo. Ababyeyi mu gahinda kenshi barababaye cyane, nuko begera wa mwana baramuterura, baramubwira bati ihangane mwana muto. Nuko abantu bose batangazwa no kubona hari umuntu umugiriye impuhwe, batangazwa no kubona hari umuntu umuteruye. Umugabo yabwiye umugore ati reka dusubire mu rugo tujyane uyu muziranenge. Barakase barataha basubira mu rugo. Nuko bageze mu rugo umwana baramwoza, baramusiga, bamwambika imyenda myiza. Kuva uwo munsi barapfukamye bashimira Imana, baravuga ngo ushimwe Nyagasani kuba uduhaye umwana nyuma y'imyaka myinshi tugusaba urubyaro. Urumva ko abo babyeyi bari bamaze igihe basaba urubyaro ariko bararubuze. Ababyeyi barishimye, bashimishwa n'uko babonye umwana, bashimishwa n'uko igihe kinini cyari gishize kuri urwo rugo, kuri iyo mbuga nta kibondo gitambiraho, babonye umwana uzajya utambira ku rugo rwabo. Umwana yababereye umugisha, umwana yabazaniye ibyishimo muri urwo rugo, umwana yabahinduriye ubuzima ku buryo utabasha kubyumva wowe uri kunyumva. Umwana yabazaniye ibintu byose bahoraga basaba Imana, yarabibakoreye kubwo kugira neza. Bari bamaze igihe batabyara, nuko Imana iritegereza iravuga iti aba bantu bitaye ku mwana batabyaye, aba bantu bitaye ku mwana batoraguye mu muhanda, reka mbagirire neza mbahe urubyaro kuko n'ababo babasha kubitaho. Imana yabahaye abana, Imana yabahaye ubutunzi, baratunga baratunganirwa, Imana ibaha ahungu n'akobwa bashyira imugongo baraheka nk'abandi babyeyi. Umwana yababereye umugisha, umwana abahindurira inzozi, abasubiriza ibyifuzo kubwo kumutabara. Imana igira neza rero kandi Imana isubiriza igihe. Imana ireba icyo ukeneye mu gihe nyacyo ikagutabara ndetse ikagusubiza. Isomo ry'umunsi: aka kanya niba uri umubyeyi ukaba utarabona urubyaro, menya ko Imana yaguhindurira ubuzima. Ariko si ikibazo nibaza, urimo urasaba Imana urubyaro, abana b'abaturanyi bo wabagirira neza? Ikibazo nibaza, urimo urabwira Imana ngo nikwambike, ese wowe hari abo ujya ubasha kwambika? Ikindi kibazo nibaza, uri kubwira Imana ngo nikugaburire, ese wowe muri dukeya ufite hari abo ujya ubasha kugaburira? Imana ifite byose yagukorera, ariko nawe niba uyisaba ubufasha, banza ufashe abandi, uyereke yuko muri ubwo bushobozi bwayo wizeye ko hari ibyo yaguhindurira, nawe muri buke yaguhaye hari benshi wabasha guhindurira ubuzima. Iryo ni isomo ry'umunsi. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere.